Ahangaha ndavuga intambara, niyo mvuga intambara wumva intambara y'amasasu, wumva intambara y'imipanga, wumva intambara y'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ngubwire neza yuko hari iyindi ntambara abantu badakunze guhereza agaciro, kandi iyo ntambara ikaba iteye ubwoba kurusha izo ntambara zindi zose zagiye zibaho, cyangwa se izindi ntambara zose waba warigeze ubona n'amaso yawe. Ndavuga intambara y'amagambo. Intambara y'amasasu iba habanje kuba intambara y'amagambo, guterana amagambo, nyuma y'aho ngaho bikaza gushyirwa mu bikorwa, bakavuga ati noneho rero reka dutegure urugamba kugira ngo noneho bishirire mu mirwano, kugira ngo bikomeze bitumunge kw'ibi ngibi by'amagambo. Ibyo ngibyo rero ni ibintu bigenda bibaho ku iyi si, ugasanga igihugu cyateye ikindi, ishanga ryateye irindi, nguko byanditswe muri Bibiliya. Ese zino ntambara zo muri Bibiliya, ese kuko na n'isaha nizo zibaho? Ese intambara y'amagambo iba mbi gute? Intambara y'amagambo iba mbi iyo uvuze uhubutse utazi ibyo uvuga, cyangwa se ukubwiye ibintu warangiza ukabikora kubwo kumwereka yuko ibyo ngibyo ukoze ntacyo byagutwara, utabanje gutekereza kabiri. Ahangaha nshatse kukwereka intambara y'umwanzi ndetse n'intambara y'umutagatifu. Ibi ngibi uri buze kubisobanukirwa neza, nawe wibaza ati mbese intambara ngwana za buri munsi ubundi mba mbagaze mu wuhe mwanya? Mba mbagaze mu mwanya w'umwanzi cyangwa mba mbagaze mu mwanya w'umutagatifu? Nguhaye ikaze. Niba utari wakora subscribe kuri YouTube channel yacu, icyo nagusaba nuko ugomba gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wamenya ibintu byiza by'ubwenge kandi bigezweho. Nguhaye ikaze. Ndagira wumve neza, ubutunzi bwinshi tubukura mu butaka. Tubukura mu butaka, amabuye y'agaciro tuyakura mu butaka, ibintu byinshi tubivana mu butaka, ariko deja ubundi butunzi burenze ubwo ngubwo bwinshi buba mu bitabo. Ese ufite igitabo, ufite Bibiliya, wigera ugisoma se? Cyangwa igutera ubuteye iyo ugiye kuyisoma amaso wumva akuriye? Iyo ugiye mu magazeti y'inkuru zasohotse usoma ute? Iyo uri kureba kuri telefone inkuru yagiye kuri YouTube y'igihuha uyakira ute? Aho ngaho rero niho intekerezo zacyo zigenda zigata ibifite umumaro, bikaza kurangira dufashe ibitatugirira umumaro, ndetse na rimwe na rimwe tukatwumva yuko ibyo bintu tugiye gufata bitatugirira umumaro, yuko ari wo mwanya wa nyawo kuba twabireba ndetse no kuruhuka. Ahangaha ndagira ngo ngwereke urugamba hagati ya Satani na Yesu, uburyo rwatangiye, ndetse ngubwire nimwe mu mirongo Satani yakoresheje yo muri Bibiliya, ngubwire deja n'iyindi mirongo Yesu yakoresheje iyo muri Bibiliya. Ahangaha rero niba utari ubizi, nyine naguhaye ikaze, reka dutangire. Ahangaha ni Matayo ibice 4, Yesu ageragezwa na Satani. Ndagira ngo ngubwire yuko ariho tugiye guhera. Ahangaha Matayo ibice 4, Yesu ageragezwa na Satani. Byagenze bite rero? Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Ese wowe hari igihe umwuka ugufata ukakujyana mu bigeragezo kuba wageragezwa nyine n'ikibi? Ibyo bintu byigeze bikubaho? Niba bitari byakubaho, uyu mugabo twitangiye we byamubayeho. Uyu mugabo yagiye mu butayu, nyine yajyanwe n'umwuka mu butayu nguko bigaragara, ngagezeyo amara iminsi 40 ndetse n'amajoro 40 atajya atanywa, ariko ibyo ngibyo byose bishize abona gusonza. Ese wowe iminsi 3 ufata y'amasengesho, cyangwa se iminsi 2 ufata y'amasengesho utajya utanywa, ufite icyo uri gusengera, ese hari ubivamo utahonze? Mu minsi iri imbere nzabereka n'uburyo ukwiriye kwiyiriza, ndetse ukaza gucura umugisha, ntuze gucura umuvumo, dore ko abantu benshi bigiriza ubusa, yewe bakagira gute na gute, ariko bikamera nga bya bindi byabaye ku bahanuzi ba Bayali na Eliya. Ubwo bararaga biriwe bikebagura bagira gute, basenga Imana yabo yanga kubasubiza. Birashoboka yuko n'ubu ngubu naho ushobora gusenga ariko ukaza gucura ubusa. Ibyo ngibyo byose nzagenda mbibagezaho. Niyo mpamvu ndahangaha yari amaze amajoro 40, iminsi 40 n'amajoro 40, mbese yamaze amajoro 40 atajya atanywa, arangije abona gusonza. Nawe reba iyo nzara y'umwana w'Imana wari umaze icyo gihe atajya atanywa, nta n'icyo yakabaye yagira ute yabura. Ariko nyine byari ngombwa ngo ageragezwe na Satani
kugira ngo abashe kuba yamutsinda akiri ku isi, no mu ijuru nahagera nyine azahagerane ishema n'isheja. Dore ngayo nguko, nta kindi kintu Satani yakoze, nta kindi kintu umushukanyi yakoze nguko adushuka, nawe yabikoze no kuri Yesu. Yaramubwiye ati numva bavuga ngo uri umwana w'Imana kandi nawe ubwawe urabyivugira. Niba uri umwana w'Imana, hindura aya mabuye imitsima nurangiza urye, numara kurya nyine uraba unyeretse yuko uri umwana w'Imana. Se wavuga bikaba se wategeka bigashoboka, ngaho bikore. ngo niba uri umwana w'Imana, hindura aya mabuye imitsima. ngaha Yesu ng'umuntu uzi ibyo arimo, ng'umuntu wasomye, ng'umuntu uzi byose, ng'umuntu uzi urugamba rw'agwana, ntabwo yigeze yemera bya bindi Satani amubwiye. Yahise amubwira ati haranditswe ngo ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, ahubwo umuntu atungwa n'amagambo yose meza ava mu kanwa k'Imana. Urumva rero ntabwo nabwira ano mabuye ngo ahinduke imigati ngo njye, kuko nzi neza yuko magingo ya gutya mbayeho ntunzwe n'ijambo ry'Imana. ngayo nguko Yesu asubiza Satani amukurira inzira ku murima yuko ibyo bintu atabikora, ariko Satani nawe ahozaho ndiyarekera. Nawe mu bintu aguteza ahozaho, ntabwo yigera arekera. Ariko wowe disi ujya kubona ukabona watendeburitse, warekeye gusenga, nta munsi n'umwe wakabaye wareka gusenga, kuko Satani nawe ntabwo yigera aruhuka. Twakabaye twasenga ubudacogora. Satani arakomeza aramubwira ati ibyo ngibyo ntabwo bibashije kuba byashoboka, ariko hari ahantu nashakaga kukujyana, tuvuye tujyane turebe karako niba wagashobora. Ati nako karoroshe cyane, kuko ubaye uri umwana w'Imana ako kantu ndikakunanira. ngo Satani arangije aramubwira ati vuba tujyane. Asigaye bajyana ku gasongero k'urusengero rwera, arangije amuhagarika hejuru nyine aho ngaho hejuru. Arangije rero naho ngaho yaragiye kumugerageza. Icyo yaragiye kumugerageresha turagisanga muri Zaburi ya 91 umurongo wa 11, uwa 12 kugeza ku wa 13, nibwo turi busange ikintu yamugerageresheje. Ahangaha turi kubibona muri Matayo, ariko ubundi ikintu yamugerageresheje nacyo kiri mu byanditswe byera. Turagisanga muri Zaburi ya 91 umurongo wa 11, usoma wa 11, wa 12 ndetse ugeze ku wa 13, urahita ubona ikintu yagize yamugerageresheje. Ni ibintu byinshi yagiye amugerageza, ariko ahangaha ndagira naho wumva uburyo byagenze. Rero niba wumva yuko uri umwana w'Imana, aya ngaya ni amagambo Satani yabwiye Yesu, ati rero niba wumva uri umwana w'Imana, reba hano hantu ni harehare, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bagukuramire kugira ngo udakubita ikirenge kw'ibuye. Ngaha Yesu nawe ng'umuntu wasomye, arangije aramubwira ati ibyo ngibyo undigisha ngo warasomye, nanjye narasomye, haranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Satani ahabwa igikuta cya kabiri, atangira kumwara, abura ahantu yerekera, abura ikindi kintu yerekeraho, areba hirya areba hino, aramwara. Arangije aravuga ati ariko nubwo aka kantu nako ukanzindisha iryo jambo, hari akandi kantu nshaka kukubwira. Ati vayo ngwereke, tuzamuke haraguru kwa uriya musozi uri hariya hirya, ngwereke akandi kantu keza. Niba uri umwana w'Imana, nizere yuko uri buze kubikora, cyangwa se niba wemera ibyo ngubwira ko ari ukuri, uri buze nyine kubikora, si byose. Arangije Yesu aramufata, barazamukana bajya ku gasongero k'umusozi muremure, hahandi hirengeye ushobora kureba Kigali, Gisenyi, za Kampala, umusozi muremure nyine tu. Satani abwira Yesu ati biriya byose ndabiguha nuramuka ugize gutya ugashyira amavi yawe hasi ugapfukama ukandamya. Yamweretse ubutunzi bwose bwo mu isi, amwereka umugwa uburyo ari mwiza, amwereka byose nyine bya bindi tureba tugashigukira hejuru, bya bindi tureba tugaca abagabo bacyo inyuma,
bya bindi turira tugaca abagore bacu inyuma ngo amafaranga y'iki amazu meza iki n'iki, bya bindi tureba tukava mu byacu, bya bindi tureba tugatera uwaturemye umugongo. Ibyo bintu Satani yabyeretse Yesu, amaze kubyereka Yesu aramubwira ati nupfukama hasi ukandamya, umva biriya byose ni ibyanjye, narabigabanye, narabigabiwe, iyi si ni iyanjye, ni jye uyiyoboye, ni jye utwika. Nuramuka ubigize gutya ukapfuka mukandamya ndabiguha. Ahangaha rero urumva ni uwundi mutego Satani yari ateze Yesu. Ese mwibi ngibi wowe watsinda bingahe? Aho bageze bakagutega ubutunzi, nabwo bwa bundi nyine uzapfa ugasiga, bwira hano wowe wabigenza utereka dukomeze. Ngaha akimara Satani gushukisha Yesu ubutunzi, Yesu yaramushubije ati toka Satani, cyangwa se genda Satani. Haranditswe ngo, kuko handitswe ngo urajye uramya Uwiteka Imana yawe yonyine, aba ariyo ujya ukorera, nta yindi mana ukwiriye kugira utega ukorera. Ese wowe Satani agushukishije ubutunzi ni gutyo wabigenza? Ese niba uri umugore wigeze uca umugabo wawe nyuma ushukishijwe amafaranga, ese wowe ahangaha Satani aramutse akugerageje mw'ubu buryo wakora iki? Uko umwami wanyu Yesu yatsinze, aba ariko mugerageza kuzajya mugenda mutsinda. Ibyo ngibyo nibyo mbasabiye, nanjye nisabira mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.